Magic Pate Jaune abantu benshi batangiye kutwitirira kubera bamaze kubona ubuhanga ifu yacu ikoranye. Nimba ugiye kugura ifu ya Pate Jaune, reba neza ku mufuka wacu kuri envelope yacu kwanditseho Magic Pate Jaune, ndetse ku masuperi mashini n'amabotike dukorana urebe neza ko ari Magic Pate Jaune. Abatangiye kutwitirira bakatanga ibifu utamenya aho babikuye. Gubwa neza, gira vitamine zinje mu mubiri neza cyane ukoresha ifu yacu ya Magic Pate Jaune ifite ubuziranenge mpuzamahanga. Umva ababwiza kuri inshuti banyarwanda, si ukubabeshya ku izina ry'Imana agacika amaguru. Iyi niyo nzoga ya mbere mu Rwanda. Fataho hano. Fataho shira ikiganza gutya neza. Zamuka ukuboko kw'iburyo. Rahira ko we utibye amafaranga muri runo rugo. Wibye amafaranga muri runo rugo. Nyamabusha. Rahira uvuga ngo warahiye we ntago ari ubizi ko rero wantwara amafaranga ukayakura hano mu cyumba. Kareka ibintu nk'ibyo. Rahira segera vuba. Keza ngengeza ntwara amafaranga. Rahira nyine. Ako warahiye kuzi ko rero wayatwaye. Nukuri kw'Imana ndagasubiza Yesu ku musaraba. Ngiye nimba nigeze nkandagira muri kino cyumba aho bwakereye, ubu nibwo nkinjiyemo. Ubwo rero boss nimba ntigeze ninjira muri cyo cyumba kibarimo amafaranga, ubwo amafaranga nabona yatwenge he. Nukuri Imana yabireba. Ngiye sinigeze ninjira muri kino cyumba kibarimo amafaranga. Noze mabura ngerageza nzamanga kano kaboko gacika. Naga amafaranga yanjye gufatanya. Nimba nigeze ninjira muri kino cyumba kwa mu gitondo kora kaboko gacika. Nimba kadacitse. Igende. Wajireka kwiriza wowe. Ako wambare ko iki mujabora mutuma ngiye umugabo wanjye amahanga atanyumva. Vuga neza ko ibintu byagenze barindi bajya kurahiriza kuri Bibiliya. No murahiza sheri ngiye nshakira amafaranga ukuri cyane ikibazo cyane muri urugo ndashaka amafaranga. Gira minzira. Minzira nigende. Sheri mbe ntukigende. Amafaranga cyane. Mana yanjye, aya mafaranga njugunye koko agiye hehe? Ko nta maguru afite ngo aragenda. Ko mfasha umuntu yatoraguye twagongana, namukoraho siporo 90 igashira. Nawe uri mu biki? Uri mu biki? Musabye yahe mapine. Ntabwo yamundebere desa kenze vale 70. Nese yashakira he? Warebe hariya nta mapine arimo hari. Hawo ukeneye akazi cyangwa nta gushaka. Nimba imapine yerekera aho ngaho. Rebe hariya. Kuro y'inyuma. Pore. Biti. Ariko pore ndi nyoko, ndi mukaso, ndi mubyara wawe, ndi iki kuri wowe? Iki? Ariko pore mba nyoko, mba mukaso, ndi mubyara wawe, ndi iki ku buryo ushaka kunyinisha uko biboneye? Suza ahubwo. Waramutse. Waramutse. Kubera iki wimutse utambwe nkaba mvuye kurindagira iwawe? Ngo iki? Niki cyatumye wimuka utambwe? Ese warubibeye mama? Nari mbiyobewe se ubu kumbwira ngo ndimutse ndagiye. Nizere ko inzu twavuganye ugomba kujya amatari wagiyemo. Nabihinduye. Urumva? Nabihinduye ahubwo gira vuba mpereze ifunguzo ze tugende. Nivuga ko rutangiza bakoze. Koza abakoze iki wo kubwantesha agaciro. Mama nge ntago rwose biri gushoboka. Ngo iki? Ewe, ntago biri gushoboke. Ndavuze ngo gira vuba tugende. Kareka. Ngo iki? Ntago bishoboka. Ariko uyu umuntu ukinisha ubundi uramuze. Asimurajya mu rugo kandi ngo nyivayo nona.
Jye najya mu rugo gukora iki amasaha? Ndagukeneye rero ndagukeneye tugende ujye kwereka umukiriya inzu. Aho se nyimwereke mu buhe buryo? Pore windi. Wamuhaye izindi nzu nta nzu zihari. Ndavuze ngo cana tugende. Ntago njyayo. Nta hantu njya. Pore ntugakine n'amafaranga. Yisigizwe n'amafaranga. Kankora akazara abantu. Cyaha tugende. Tugehese. Tugende ujye kunyereka nyine umereze imfunguzo nereka n'umukiriya. Wereke ikize? Pore kuki ushaka kumvugisha ibintu byinshi? Wereke ikize? Ndavuze ngo tugende ukingura inzu nyereka umukiriya. Mu rugo se? Ahubwo. Ntago ngiye nasubira mu rugo mvuye none aha ngaha. Ntago nkina nawe ndategetse ntago ngusaba. Nyura hano tugende. Ntago ngenda mama. Rimwe ca hano. Kabiri ca hano. Gatatu mbaze ngushyiramo ishyo bibone. Nyura hano tugende. Ntago ngenda. Akazi se akazi hano hembwa nande ntago ari umutungo wanjye. Hano isone ndakibire mu rugo. Akwabaye. Amagambo biriya ni ibigambo ariko jya wumva. Rujya ngenda ndakubaza ntago baragufashe uragiye kwa Mzee Toma Ariko indumfata hari abasekretari ugize ushyiraho ntago yise ashaka kumbuza. Ndiyo ntiyakubuza kugenda arakiba yarakubonye Ifoto ya gapicha. Sasa buri kintu cyose ni picha. Hapana. Panizina n'Imana bizi nawe naga yizi yambuza kugenda. Ibyo tubireke. Turebe hagati yange nawe. Urashaka kujya kwa Mzee Toma. Sinkubeshye. Ninjye wijyanyeyo urumva? Ninjye uzamenya uburyo mumba kwivanayo, ni nanjye wamenya uburyo mumba kwisubizayo. Kuko umugundi mu rugo rwawe none. Si urashaka kuko nta muntu n'uyu n'umwe ushaka kumbuza kugenda. Urabizi ko nta muntu ushaka kugira ikintu ambuza, ngiye nshaka kugikora. We Mzee Toma muache, mureke kabisa. Hanyuma mbeho nte. Moye mureke ngenzi uburyo amafaranga nzayamukura. Wowe urashaka musore. Bogari kabisa. Papa mabogara aravuna gute se? Gute se? Ntago ngiye njya gushaka iboga risanga uyibaza ngo wariye ngo wanyweye ngo waryamye ngo wabyutse. Byo ntago nyirabivamo. Ariko Mzee Toma ni ubimbaza yambaza wariye ambaza ngo nanariye anyoreza n'amafaranga. No nakira ka message have received. Sasa kuki mushaka kubaho neza se mutavunitse? Arewe wowe urafunika. Ndakubona rwose urafunika. Ngewe kugira ngo ngere ku bintu mfite naravunitse. Bara urasetsa. Ndiyo. Rwose waravunitse ndabibona. Sasa usiko wagira ngo nundi muntu uri kubibwira atari ngewe. Sasa ndakuzi. Iki urazikise. Uravuga ngo ngiye ngo narambuye abantu nagise gute. Ngo nta mukiri ukira ngo dahemutse. Kuko ndabizi. Nakukora iyo mibare. Unakuvuga ndambura uyu. Ni mama karikire mukoresha mu mutwe. Uba wavunitse. Utafite mu mutwe ibyo ntago wabikora. Uba wavunitse. Sasa. Nawe sasa kuko udashaka gukora imibare. None nshaka umusaza nshake n'umusore. We shaka umusore tu. Afite amafaranga murabana nange ndakumenya ndafite amafaranga. Ufite amafaranga yo kuntunga ugatunga no mu muhungu. Sasa. Ndiyo. Papa ngiye mbabara nta musore nkeneye. Shaka umusore muremure wa 2 metre. Hanyuma bimarira iki ndabirya nte? Ndiyo nabirya. Afite amafaranga murakora bukwe kila kitu. Niba afite amafaranga nta kibazo wowe n'umubona uzamuntu. Sasa abapana rwose urasetsa. Abasore b'i Kigali cyangwa ujya ngo ngiye simba sobanukira. Baranereta ni nk'umurundo mwetse muri telefone yanjye. Mfite ishene utumesage twa buri gitondo. Bari mu mibare nabo. Avuga ati karaga kobwa kwa tuko wote iwabo afite amafaranga reka tugende tubane hanyuma dusezerane ivanga mutungo ninjye nke nanjye ndembwire sama amafaranga wakishimira ko umukuru wawe ameze nabi. Ariko umusaza muzagenda mufatanye ibiceri azana ibiceri nawe uzana ibindi mu ndere ukomeze nyine nkure sinabigira. Sikia wowe urashakisha umusore nange ndashakisha umusore turamuzana turareba ni sawa boga nacyo nganshakira mu diaspora. Chachira mu diaspora. Diaspora? Diaspora yenda byakunda. Byapfa kuva. Okay. Diaspora yambarara. Ntago ndindagara. Ntago ndindagara. Aho wakirundo bujumbu. Ntawe nkeneye. Ndashaka wa Canada. Mu diaspora munshakira. Nabindi. Tam. Koresha hakiri yawe. Mzee Toma araguteye inda. Turagiye tugiye kureba umwana. Ndafase umwana gutya ndamureba
ndazunguza pipipipi bitugana ndamureba ndavuga umwana yarabubuye kwa kile kisaza Mzee Toma papa niyo yaba umusaza hari umugabo usaza si ugutera inda se lakini uwo mwana azavuka ari umwana ntago azavuka angana na Toma sikia kweli papa warimo heti si warimo heti hapana tafasa umwana guca umwana nawe ari guseka arakugira gute ndamwibuka wa Mzee Toma arandusha imyaka 22 c'est vrai c'est vrai turafenta imyaka 22 turafenta ariko yabyara abana beza reba ukuntu nsa urumva urebe n'ukuntu asa twese turibika twabyara basa kandi agakara keza ndiyo nako afite umuhungu mwiza twa Prince ndiyo urashaka umwana muremure akabo bose nibareba ari wabo nta gikuri kirimo kandi wowe warifasha urabyara ubyara agacindigira inkanya ngubu kwera papa Toma mwihorere sibyo sawa nta mubyarira abasubye ko kubyara iyo mibare ntago ngifite ntago iyo mibare ngifite muri karikatirisi zanjye ajya kureba isigaye kwasi ikigaragara ushaka kumbuza amafaranga winjire ariko pore rwose ntabwo inzu rero ukaba wayikabye neza ngo ntabwo wayivamo Sirona atari sawa cyakora ndabona ikubere pore karame ibyo wigira byose wakukora ibiki iyi nzu narangije kwemerera umuntu ugiye kwikoreramo ubukwe hanyuma yambwiye ko nyishyura amezi 2 miliyoni 2 ngaho none wagira ngo none rero vaye tugenda muri ibintu byose ujye kubona ngo cyangwa ushakire ndetse ubuzima byashoboka ntago byakunda mama bagejejemo ibintu ngo tuyigusubize ko byakunda umva rero nkubwire mwana wanjye nkubwire pore tujye twumvikana niba ushaka kuguma muri iyi nzu uranyishyura dupfa ubusa mama ntabwo ni dupfa ubusa niba wumva udashaka kunyishyura iyi nzu ugomba kwimukamo Peter akaza akayironguramo ko nayimwemereye bitihise uzajya unyishyura 300 kandi unyishyura amezi 4 nkayo Peter aragiye kuma magana gahe umpe kosiyo magana gahe tugirana amasezerano y'ubukode bw'inzu none hari mujinya mpite ngo hapiriyafe umpa piriyafe cyane wowe se seriously ntabwo nyina seriously nicyo utabona akusima niki kibazo gihari ahubwo si umpamagaye we n'uwaheye agara we uwasanga ari Peter singuyu wamutikura muri Rwanda ni mubwire ko bidashoboka allo yego Peter shause ahubwo uzi ikibazo mpuye nacyo we umuhungu wanjye inzu nasanze yayimukiyemo none akabanze kuyivamo nta nukuri nagunguye mukiye none se oya humura ubu kuzabukora kandi ndaje ngufashe mfite abakomisiyoneri benshi nabaraje bashakira inzu yawe nziza oya ntugire ikibazo ntabwo naguyemukira none se ko ari uko kubyara bigenda nyine yanze kuyivamo da yarangije kwimuriramo ibintu bye kandi yanimutse atambwiye niyo mpamvu nari nayikwemereye wabyose mereza kosiyo ariko se kosiyo gute mama genda kwa kosiyo urama kosiyo wicare tugirane n'amasezerano yanditse y'ubukode bw'inzu ngewe kubera ko nanananije ngiye nahita ngo hapiriyafe ariko piriyafe gute mama mva nkubwize ukuri 250 ntabwo twayabura tugwa amafaranga 250 ngenda kimasa ntabwo twayabura zatugushyira 250 mume 300 muha mezane ntabwo bishaka mume na piriyafe mume 1,500,000 ariko se piriyafe muhe buryo uri mama wambya yagiza nyine mu bikore fata 250 ushyiramo imiyaga tuguhe amafaranga ako kare ubu koko niwe ukwiye kunsubiza oh tata abita se mwana kuko urubana amavareze suri mu ruhe rugendo uragiye uracyambara kwa kandi ntabwo urakoje kubyambara gutya mu bana ubu ntabwo uzandarira umuhungu ntabwo wandarira umwana ariko barajye nifuza kubyara kandi akagakobwa nanjye nkayagasukisha ibintu nk'ibi umuntu wagushyizeho ibintu ukabishyizeho neza urasa neza cyane urase teta ibintu babigushyiriye ranga 500.
Oh. Uze kuza nyagusubiza. Sibyo? Uze kuza nyagusubize rwose nanjye ngira uruhare mu kugira mwiza. Ngomba kukurera ukazaba mu kavana mwiza. Aho ariko pore. Karame. Wa mubyara ko yagiye butare ngo muri graduation z'abagenzi be. Wanije teta. Nibura tukarana nk'iminsi. Hari ikibazo? Nta kibazo mama. Kimwe. Uze kuza rero ngusize nawe. Sibyo? Turajyana. Sawa. Undi barizi niya Kimasa. Yego niyo Dev. Agiye kugenda se? Oya. Dev se Kimasa ni wa mu diaspora mu bana. Ni wa wundi. Harya uriya muhungu no muri diaspora yaheye. I Burundi. I Burundi? Nako USA aba muri Amerika. Bamweye iki? Ntabwo wambwiye ko ari umunyamerika. Nyine aba muri Amerika. Umunyamerika. Ni umurundi ariko uba muri Amerika se? Yego. Sikora umuhanzi. Ntabwo uzi inzozi zanjye zo kujya muri Amerika. Umuntu uriya muhungu nkamenya ko uri mu diaspora. Niteye amajije nyine. Kirazamfasha. None ni green card. Oh. Dere. Enda nkubaze mwana wawe. Ngene ngire kandi twivuganye. Nkuzanye hano rero kubera hari utuntu nshaka ko tuvugana. Yeah, Harya ntibambwiye ngo utuye muri Amerika? yeah, I'm there for 10 years. Urumva nyuma maze imyaka 10. Maze igihe kinini cyane rero mfite inzozi zo gutura muri Amerika nkatunga ubutaka. Umva nizo nzozi kandi Imana izambare sinzapfe ntatuye. That is mama, that's easy. Ndagira musobanurire biriya bintu ko narapurayinze nararuke na biriya bintu bya green card byose narabikoze ariko amafaranga barandiye agiye kunshirana. Hey mom, don't worry. Igenda hangaha ibintu byarangiye njyewe. I will pray for you. Zakwapurayingira kandi niyo byanakwanga ntabwo invitation. Cyangwa nkabwe n'ababyeyi banjye bakagwa invitation. Uje rimwe kabiri ubutaha baguhabiza y'imyaka myinshi. Kuko na pole ubwo ndashaka kumutwara mu vacation akaza gusura akareba n'ababyeyi banjye. Tega byiza. Yeah. Noneho wamfasha reka ngusinyira agasheke noneho ngo amafaranga azajya bagufasha muri ibyo bikorwa. Yaba kuko nge narayatanze arashira. Wowe uraza kugira. Nabonye bisaba n'amafaranga. Uraza kugira uraza kunyapurayingira nta kibazo biciyemo. Don't worry mama, I'm here for you. Haramu yanjye se yine mu kubyara reka nzana akabika. Bye. Pore ntabike nzabi Kanyikuzanira. Yasoro shati. Sinya nani? Kimasa? Aho mu cyumba cyanjye ni bindi. Kimasa. Ariko mwakoze wagira ubona utameze nk'inkono y'itabi. Uratekereza undi ufite ubwenge buzima bukoraho. Ni ikihe kintu uri gupangana mama? Ibyo se birakure wowe by'umuntu apangana. Mama nambaza ngo ikaramu ni ibiki mugiye gusinyana? Ni ibiki mugiye gusinyana? By'umuntu apangana nyoko birakure. Bihe se nyine bihe. Si uje hano ejo bundi. Ngucumbikira. Kugucumbikira byeka mbivuze ko nta n'ikibazo na kimwe kirimo pe. Nese kwishaka kungambanira wo. Ni ibiki gupangana mama? Mukaya turimo tupanga gahunda zo kugiye kuzana girlfriend wawe ariko sinzi ibintu bindi urimo gupanga. Ni ikihe kibazo ufite muri wowe? Uretse ibyo mpangana nyoko wowe byose birakure mama. Bihe se umupanga iki se nta? Wese birakure. Ntagomba kumenya se. Birakure. Ntagomba kumva utangambanira. Kima utagira ikintu kimwe ukora hangaha. Kima nagukoma. Kima ntabwo nyengira ibintu by'imikino. Utangamba izina ry'Imana muri mama muteye nagukoma. Muguteze ya gukupiteza inde mumubwiye nyamuntu abikabi unkora mukabona dakarabye bikore bigerageza akumene ubwo bwana ukabupfura nogire gupangana mama ibyo nabo bikorera anyaka mabikiriza mujye gusinya niki babaye mujye gusinya iki se Kimasa Dev Kima wa musore sari Yes mom. Oh, barugiye Hewe reka ngusinyire miliyoni 3. Nta kibazo miliyoni 3. Reka shyireho n'utundi 200,000. Okay. Kama deplacement uze kugura n'agacupa pure ntare.
kimabura agiye ibintu bya sheke impamvu mba ntabishyizemo puri ubu ntumubona gutya buri gihe aramimukira ku kibazo cya sheke buraherutse guhonja amafaranga njye n'uyu munsi ntarabona ntabwo nshaka kongera kumushyira ku bintu bya sheke ndegejeho 200 araza kukugura ese ko rakaye nzagutwara sheri humura ntabwo nzagutwara Vipi uzi ko umeze nk'umushogoro umeye ku isahane mani ibintu birimo ni ibiki kumva rero mwatse n'amafaranga mani bro amano kimwe uratekereza mani urakama amafaranga ngana gutyo ayunomo akumanike wowe ibi urumva ubuswingi buri kunzanira ngama wewe buswingise nukanzanira mu by'ubushite man urumva se amafaranga ari umukwe mu mufuka se ntago ari usenye sheke kima nongeye gutyo kima ku izina ry'Imana ijoro ninjye nawe Teta none se kutaritegura kandi twavuganye ngo tujyana ahubwo nari nibagiye hari umuntu ufite kwa muganga urwaye kandi ni ingenzi cyane rero ngomba kujya kumureba nkamurwaza arwariye hese arwariye kuri Faisal okay nta kibazo genda umusure amasaha yose utahira tahiwanze ndashaka kuganira nawe ese ntabwo nazaza ejo mami Oya, urumva yewe. ngiye kumurwaza Ngiye kumurwaza yego ni tate wanjye urwaye ntabwo se wataha mu gicuku kaza ko nta kibazo nta kibazo ndabireba oya ntacyo wowe amasaha yose utahira nta kibazo turagukingurira keza ako se ko abantu bose ba hano mu rugo mbahamagara ngo tugire ibyo tuvugana mwabona ntimunyitayeho ari wowe nta kintu ushaka kumbwira bamenya nta kintu ashaka kumbwira kanimba we yaranyihakanye yaranyitakanye amafaranga yanjye yagiye hehe mva rero si rwose mubwire ibintu by'amafaranga ntabyo nzi by'amafaranga yawe urekera aho ngaho kubibaza mbese mbaze nde wundi ko ari mwe tubana hano mu nzu nkaba mbona mwese nta kintu ako se ubundi bamenya yarakwibye afata 100 abikuraho 200 arabigumana none ariyibye ntabwo mbizi nende kukubaza kuko nawe urabizi neza ko bamenya ntabwo yakwiba ahubwo wowe mbwira si ubwo mpinduye umusazi bamenya yarakwibye cyangwa ntabwo yakwibye yaranyibye ubihagazeho n'amaguru abiri ko bamenya yakwibye wabihagaraho gute se ubu se ni ikigori cyo gufata 100 akabikuraho akaza kwerekana 200 hanyuma se abahanga basibanganya ibimenyetso njyewe ndabizi neza ko ari amafaranga nayabamenya mu gihe udashaka kumbwiza ukuri ngo dushake igisubizo cy'ikibazo ako muryango hari nzabajyane muri ya laboratoire ipima ibimenyetso bapime ko mutibye niyo nabyo babipima ndabizi okay ntacyo niba ntacyo ushaka kubivugaho byihorere nta kintu mfite mbugana muri kugenda amafaranga asundi ko nayabonye yaje gutwarwa nandi rasingiye wizize ntaciye mu myanya y'intoki ariko reka nkomeze igisubizo nzakibona ayi bite ni byiza urumva ubwonko bwawe buri gukora neza tumeze neza cyane urumva utekanye wicaye utuje hanyuma se ninda kugeze maneko yanjye kugira ngo ugende winga umbunze wo mu bugambo unteza papa ngo ngiye naringiye ubwo nicyo nandi kuplakinga ese niyo nagendara wowe ufite uburenganzira bwo kumbaza kugenda umbunza uvuga no kuryamana na papa ntago yakubyaye anytime yagutumura cyangwa nkakwitumurira nzabikwereka wirirwa ubona rero nirwo nkina namwe imikino sinzi ngo sinabyaye sinzi boro ntaba nzi twiga dukina hano hanze impamvu ibyo bintu byose mbyihanganira kandi nkanatuza nkabasha no gukina namwe nkabishobora ni ukubera business ya papa ahangaha ugenda ukambunza wa umuntu wawe urumva ngusobanura ubanze ufungure uwo mutwe wawe ubanze utege n'amatwi ubanze unyumve iyo business uri ujya kuvuga n'uwo mukobwa ujya kuvuga mfitemo na 50% wowe habe n'igiceri cy'icumi ubu uri kubunza iyo ndayango batwite watwise kabisa wabaye mabuje mu rugo
ku buryo ufite uburenganzira bwo kumvuga wowe nta soni jewe nzakwereke uwo ndi kugira ngo unsobanure ayi mvuye undi muntu arayiranga ushaka iki mbwira urerekana rero nkwibwirire nkeneye ko basi ufungura ibyo bitwi bya basi utigeze tukanya buriya uzitegereze neza isano riri hagati y'umuhungu n'umukobwa uzacunge neza urebe ari hagati y'umukobwa na se ibyo ngibyo umuratisha ngo uramuha namushakira iduzeni yabyo cyangwa mushakira ikaze yabyo akaza nkabidepa ahangaha nkabidepa akabikoresha mpaka igihe abihagi cyangwa igihe apfiriye uzadepe cyane waratinza wowe ubu nanone tutanya kwinjisha isano ry'umuhungu na se n'umukobwa na se ayizi umeze umamagare cyane buriya rero abakobwa iyo batumvikanye urumva bagashwana bararogana ariko njye ntabwo nakoroga kuko ntabwo uwo mwanya nawubona nagutumura mu kazi kanjye nkagutumura muri bizinesi yanjye icyo nkubwiye urumva nudacunga neza bo bwa mbere n'ubwa nyuma njyewe tamu nje imbere yawe urumva nkubuza kumbunzaho umuntu uzanye ibisunyobera he sishise urumbwiye kujya kuzana amazi ngo tuganire mu cyumba so nyine ushaka ko tuganira se nawe icyo tuganira sheri reka kubwire rero muri ano mezi muri no minsi guhera mu kwa 12 kwa mbere mu kwa kabiri agiye kubekera wenda nandi mezi aziyongera ariko kugeza icyo gihe ndashaka kugira mwiza no kwitaho bidasanzwe none se agiye kubiki afite ubu ndashaka ko tujya gushopinga ibintu by'iminsi mikuru amafaranga yakuye hehe none ese ntufite amafaranga izo amafaranga yagiye tujya gusohokamo ese nitwunze ubumwe hari icyawe hari icyanjye ngubu ibihumbi bitageze ku ijana mfite nibyo tugiye kujya gushopingamo oya genda azana duke mfite none se mbikwereke genda azana duke mfite nawe uzana bifite ubundi tujye gushopinga mwereke konti yanjye se ibyo bintu bibizana ni ukuri pe baba tujye gushopinga ibintu urumva tuzakoresha muri minsi mikuru kuko ubu ngubu urabizi nacyo nakwibagiwe no ntabwo nshaka kubyumva ibyo bintu ahubwo tugende urabura ikingo tugende ahubwo ufite angana mfite makeya ndashaka ko tuyongeranya nawe ukazana ayo ufite tukagenda akubundishije amafaranga bamenya bari yamushubije cyane iyo ugiye kubyinira bamenya nta kindi niyo yaba ari ariko sigiye muhemba nzayimusubiza ikibazo kiri ariko we madamu mere sibyo cyazo ndebe wanjye ariko kamanze gukire niba uzi ko wabwiye na Soleil ntabwo nje tujyana n'ura mugore akoze kuki uburyo ndi muri mu dushaka kuyinkura mbungu mu madamu ndi kurebaho ni wowe gusa Soleil sinshana kumwumva mu matwi yanjye umva mubwire kimwe watinye n'ibintu nge nta muntu nza nawo mu bintu bya brag wowe urabeshya mama wowe ushaka umujyi utwe mana ubu ntabwo ari ubugenge mani n'ubucucu mani uri wajya kuzana iby'ubupozompa mani muri uru urashaka kubeshya mani kugira ngo ubonere amafaranga ko nakuzanye n'umuntu mujama mvuga ngo tunakorana byibuze dukorana diro byibuze n'icyo tunabane nk'abavandimwe kubyukora ibintu nk'ibyo by'ubugoryi mani urashaka kujya amafaranga mama mani maze ibintu by'ubucucu wowe uramubeshya ngo uri mu diaspora waheheze wowe kuri umwana wo mu gatsatara ruguru kujya kugiriza kwa Jerome wowe urabeshya wowe kwifata wowe ukabeshya wowe kima wakinnye n'ibintu nana ukomagura mani ntabwo umuntu ushaka kuzana ibintu by'ubuyuwayi kima nta muntu ubyunza n'ibintu by'ububaye cyangwa ashaka kurya ibintu by'imitungo y'iwacu ntabwo wandya ya mama nta kintu kimwe wazana hano ngaha mani ikize nawe mani umenyere twubahane kimasa twubahane ese ubu ntujya ubona n'iki kintu urashaka gushaka visa wowe urashaka visa ushakira mama visa wowe bimushakira nkandese heheze wowe ugeze urenga hano wowe ngo wagiye ngo uri mu diaspora ngo muri Amerika namunagani weye we warenze heye uzi nuko umupaka usa uzi nuko ikiba kine gisa wowe ngo ndo mu diaspora ngo muri Amerika ngo ngiye gushakira ngo byangombwa urashaka kurya imitungo ya mama wowe uzi ukuntu imitungo ya mama yatubuniye wowe uzi amafaranga twahangayitse wowe dushaka amafaranga duhiga amafaranga wowe ushaka kurya ibyo utakoreye wowe utagize uvunikira wowe
ngo visa ngo visa ngo pole visa pole pole ngo pole visa wowe ushakira visa mama wowe pole wowe aho gukura ku cyukuza ubugoryi gusa mani n'ubucucu n'ubudebile ntazi bwari uzakura ryari indese nugukuza ubwanwa no gukuza iki gusa ariko gukura se we n'uburya ugasanga ni ibigo n'intuza biri ni ubucucu gusa wujuje wowe mani inde pole ntukajye ubona ahantu uvuga nka kwiyoro ugire ngo buriya ngo kutagukoma no gutinya ngabikore do it gutinya okay bikore do it okay do it nakurangiza mani pole nakurangiza do it bikore ngo bikore urumva wabikoze se si hano habaye iki ngambwire tata uyu musenzi ikigoryo ureba aho gukura gikuruza ubwenge kirakuza indeshyo ntazi yariye n'ubucucu n'uburofa nazo ubwaribo wowe baragiye ubesanya kuko ngende mu diaspora je nigeze mbigusanga uvuge ko ndi mu diaspora nge nawe ndabibwiye mama wawe je nawe ndagufasha nk'umuntu mu gatsata kubeshya warangiza ukaza unyitura ibyo ngibyo ariko noneho mama wansinyiye sheke hari none kubwizo mpamvu man nega dore sheke ngiye yifate none ugende ubwire nyoko yuko wa mu diaspora bavuga ko ari mu diaspora umwana mu gatsata mane uzi ikibazo ufite hariya ngura ikinege ese uwo muri mu biki yaba mama we yaragize amahirwe kubyara abana nk'abo nk'uko twavutse tungana byibuze ari kuvamo babiri bazima wowe uranze umupfiriye ubusa mani you stupid man nigga yes wamamagaye nsinzire ntabwo nakumvaga sundi ko wamamagaye cyane urashaka iki amata y'umwana yashize ariko siko nakubwiye nguze niko nakubwiye nguzana umwana umurerane nakubwiye ngo zana umwana umurere hano urumva aho utazongera guhamagara ngo nkohereze amata akeca ubwo urumva nakwishingira inga ebyiri nanjye ayo mata ndakeneye ubu se nzayanohereza aho ngaho ngure n'aya hano bamenya bame zana umwana tumurerero igihe byo sinabivamo bamenya hari amafaranga mfite rwose keca ibyo byo ndabyumva urumva hano muri urugo zana umwana murere nta kindi sinshaka uzajya ukomeza uhamagara ngo nkohereze amafaranga y'amata genda nanjye ningira icyo mbona ndakikoherereza ariko icyo nakubwira cyo zana umwana tumurere